imigambi ya Satani iyo twayitahuye nta kibi kidutwaye. Muranumvise kwibabwira ibintu bitatu byo gusenga. Ikintu cya mbere ni ugusenga n'icyaha. Ikintu cya mbere kiba inkomyi y'amasengesho ni ugusenga n'icyaha. Kandi ntibivuga ko turabera, ntibivuga ko turabera ijana ku ijana, oya, twaba tubeshema. Ariko igihe icyo ari cyo cyose umutima uzakubita ugiye gusenga, uzabwira Imana, Mana mbabarira, wihane. Isengesho ry'umunyabyaha ni ikizira imbere y'Imana. Ntiwosenga umutima wawe kugucira urubanza ngo iryo sengesho rigiraho rijya, ntibishoboka. Muranumvise tujye dukora ibyaha cyane cyane cyane, ariko igihe icyo ari cyo cyose uzatekereza kujya imbere y'Imana gusenga, ukumva mu mutima wawe harimo inkomanga y'icyo waraye ukoze, uzapfukame usaba Imana imbabazi. Imana yacu ni inyamurava, Imana yacu ni inyembabazi, nicyo yiteguye. Izi ko turi abantu, turi abanyantege nke. Icyiza zishaka ngo imitima yacu igaragare ko yatsinzwe. Niturangiza tuyihe, nurangiza rero ubone kugira icyo uvuga mbere y'Imana. Ariko igihe icyo ari cyo cyose uzabicurika, iryo sengesho nawe rizagera. Cyo gituma kenshi dusenga rimwe na rimwe amasengesho yacu ntagire impinduka. Kora icyaha none, kora icyaha ejo, ugakomeza ugasenga, ntibikunda uba watambitse. Se muranumvise ko nashaka mbigisha uburyo bwo gusenga. Kandi nakubwiye ngo nimba wakurikiranye ijambo ry'Imana, ni ukuri kw'Imana ndakora. Nimba wakurikiranye ijambo ry'Imana bavuze, munumve nsubiremo, icyifuzo kiri ku mutima wawe ni ukuri, uragisubizwa. Ntabwo ushobora gutaha utagisubizwa, ntibishoboka. Icya kabiri, igihe cyose usenga, ugasenga isengesho rifitanye isano n'ubushake bw'Imana, ndaba ngiye mu kindi kintu. Ugasenga bifitanye isano n'inyungu y'Imana, nicyo nshaka. Muranumvise? Ugasenga isengesho rifitanye inyungu, rifitiye inyungu, rifitanye isano n'inyungu y'iby'Imana. Ndakurahiye, Imana ntishobora guceceka ngo ureke kumva iryo sengesho. Ariko igihe cyose uzasenga, ugasenga uri ko wirozaho, uri kuroza iwawe, uri kuroza mu byawe, icyo gihe ntibikunda. Senga isengesho rifitanye isano n'inyungu z'Imana. Ibindi Imana izibimenya, izigenda ibikemura, izigenda ibikora. Wasenze ufite umutwaro w'ubwami bwayo, ufite umutwaro w'inyungu zayo. Igihe cyose dusenga, tugasengera mu nyungu zacu gusa. Ntibijya bikunda Imana ijya ibona kuko twikunze. Yesu yagiye atanga ingero zitandukanye. Icya gatatu, nimo nabwira kugira ngo dusenge. Icya gatatu ni igihe cyose uzasenga urimo ufite kwizera, urimo watura, ndetse ukagerageza gushyira mu bimenyetso, ukajya ukora ibimenyetso byerekana kuri kuhanura cya kintu wizeye, ukizera icyo wasengeye, ukizera ukanacyatura, ukacyatura ukakivuga. Byanakunda ugakora n'ibimenyetso bijyanye n'icyo wasengeye. Haguruka nimba ari ukugendagenda, haguruka vuga niba ari ibintu ufata ureme bishya, birya wavuze ngo hanga ibishya. Imana muzi ko akesha mu mitekerereze yacu ya kimuntu, muzi ko tuyo dushaka gukorera mu bimenyerewe. Ibyo tumenyera kandi duhora, ugasanga umuntu karasengera mu bimenyerewe. Gerageza guhindura. Abo twari turi kumwe nimugoroba barababeshye, nkubwira ukuntu bababeshye.
tubitsa amakuru y'ibinyoma atariyo, niyo yatuma tutagera ku musaruro nyawo. Nababwiye ngo umusaruro uradutegereje hari imbere, kandi ntidushobora kuwugeraho tudakoresheje imbaraga hano, ntibishoboka. Umusaruro uradutegereje hari imbere, utegereje ko wowe ufata urugendo ukagenda ukawugeraho, kandi urakoresha imbaraga. Uburyo ubwo aribwo bwose uratanga umwanya, urafata ibyawe mpaka kugeza ugezeho. Ninde bababwiye ko iby'Imana ni nko gutoragura gusa cyangwa bizagusanga aho uri? Ntibishoboka, ntibijye bikunda. Iby'Imana nabyo bishaka ko dushyiramo iki? Imbaraga. Niba ari ugusenga, senga. Niba wateye intambwe ugiye gusenga, senga. Niba ari umugabo wagiye gusengera, ubwo ni urugero mbahaye, haguruka genda ufate ikimenyetso runaka mu kwizera. Haguruka usenga, urwana urugamba. Nta kintu kiza gipfa kwizana mu bwami bw'Imana, ntibishoboka, ntibibaho. Nababwiye ngo nta kuntu bishoboka ko umuntu utaza gusenga ku wa kabiri, umugisha wo ku wa kabiri yawundusha ngewe nzuza gusenga buri munsi ku wa kabiri ngo nindangize mvire mwaho. Birashoboka? Nimumbwize ukuri. Ubaye uri Imana, gusenga ku wa kabiri harimo umugisha ugomba kuduha. Uyu nguyu yaje, ngewe sinaje. Ku wa kabiri ugitakaza, ngewe sinaje. Ku wa gatatu ku wundi w'ikindi yaje, ngewe sinaje. Urumva wowe uri Imana, ninde woheza umugisha? Wa mugisha wowe usengiriza nde? Wowe uhande munsubize. Tituri abantu nose kuki mutekereza Imana yo kukitareba idatekereza nk'Imana? Uwaje ni ugomba guhabwa. Nta muntu, sinzi uko mujya mutekereza mwebwe, sinzi ukuntu umuntu yaza buri gihe. Niba Imana ivuga ko tugomba guhabwa umugisha mu gihe twaje gusenga mu nzu y'Imana, umuntu utayibonekamo cyane akandusha umugisha, ntibishoboka. Birashoboka? Nta kintu kidaharanirwa, nta kintu udashyiramo imbaraga. Niba uva hariya ukaba uretse amasomo ukaza ku wa kabiri, uwundi wa kabiri ukaza, urambwira ngo umuntu wasigaye hariya niwe ugomba guhabwa umugisha kuruta wowe? Muvugisha ukuri. Imana se igira nkunzi? Birashoboka se? Ntibishoboka. Ntitukajya twibeshya. Ninde wakubeshya? Umuntu yiyirije ubusa, icyumweru kirashize yiyirije ubusa iminsi 21 ngo nindangiza ndaza kurekera mu mugisha uhwanye n'uwiwe. Tuvuge amen. Gusenga ni intambara. Gusenga ni ukurwana, ntabwo ari ugukina. Mujye mutekerezaga ngo Imana ukigira umutesi ukuntu ukagira ngo Imana ni gupfa gutoragura gusa ibyayo. Bishoboka. Uzakomeza ugume ukumeze imyaka ishira. Nta kintu na kimwe kidaharanirwa tutagomba gushyiramo ingufu cyangwa imbaraga. Babwire bakristo, babwire bafoswe n'abandi turi kumwe, ntabwo ibintu by'Imana no kugenda gusa ngo bize ngo byizane. Aho niho naringiye kugaruka. Uwumvise ijambo batubwiye yahereye kuri Elisa na Eliya. Umugabo amunagiye umwitero, undi ntiyari kwahinga. Aravuga ati uyu mugabo sinzi icyo ntayo. Nta kindi Elisa yamubwiye, nta kindi Eliya yamubwiye, yamutereye umwitero gusa ngo arangize kumuterera asa n'umwakirije umuriro mu mutima. Elisa avumbura ibintu, avuga ati kandi uyu mugabo asiga inka yari kwahingisha. Aramukurikira aramubwira ati wambabariye nkiruka nkajya mu rugo nkajya gusezera. Siko watubwiye? Uzi icyo Eliya yamubwiye? Yambwiye icyo ngubwiye niki ngutwaye. Wumvise hari ijambo navuze? Unaterekada ibyo nabonye nka mu mutima we, ibyo nakubonyeho, ibyo ukoze umutima hari icyo yambwiye, ntabwo uri bunsige. Umugabo arirukanka atema ibiti yaruka bikingije inka, afata inka arazibaga. Ibazi umugabo ngira ngo yari yasaze. Umuntu abaga inka zibira agasezera ise na nyina. Kandi ntugire ngo yari akagabo ivivi. Ntabwo mujya musoma Bibiliya.
yari afite ubutunzi. Eliya aramubwira ati ewa sigara, Imana intumye igira ubwari, sigara. Unamubwira ati ndakurahiye wihute kuhoraho, kurahiye ubugingo bwawe nturi bunsige. Uko bagiye bamanukana, Eliya yabonye ko umugabo yafashe icyemezo cy'abagabo, havuga ati uyu muntu namugira gute? Aramwihorera ngo agereyo. Abana b'abahanuzi nibo ba mbere bamubwiye ngo urabizi, uzi ko sobuja ari bugukurweho none? Amubwira ati muceceke, ndabizi, nabimenyekana, ndabizi. Muzi ubusobanuro bw'igira ubwari? Abana b'abahanuzi muzi icyo bavuga. Uzi ko hari igihe uza kwegera umugisha wawe amajwi akazamuka. Elisa akababwira ati muceceke, ndabizi. Murashaka kumbuza, barakubashaka bamuburizemo wa mugabane, iriya double portion, wa mugabane wa kabiri yagombaga guhabwa nk'impano Eliya agurutse kugira ngo ahabwe ya mpano. Ubwo nicyo barakubashaka. Ariko arabwira ati muceceke, nubwo muri abana b'abahanuzi muhore muceceke. Hari amajwi aza kubwira kugira ngo none karavuga neza, ushobora kuba unafite n'amateka yabo meza, ariko bashaka kukubuza kugera hari ikintu kiraharanirwa. Ikintu kiraharanirwa bisaba kubitahura ukabimenya. Kugira ngo urugo rwawe ruse neza bisaba guhaguruka ukarwana. Abantu bakunda kurya, umuntu azaryama ukwezi kugashira ukundi kukiyongereza. Uryama saa 3 ukabyuka saa 1, saa 3 ukabyuka saa 1. Uragira ngo uzahwana nubyuka saa 9 gusenga, cyangwa nubyuka nuza hana karara hano kuri tapi? Ugira ngo muzahabwa umugisha kimwe? Ko muranumvara ntibishoboka. Imana se wagize ngo n'umuntu nkanje? Ntabwo ngiye ushobora kwitiranya ibintu, ariko Imana ntabwo yitiranya ibintu. Ntimukajya mukinisha ibintu, ntibishoboka. Burya ikintu cyose kiva mu mbaraga zacu. Ntabwo uzaryama n'umugabo n'umugore ukwezi gushire, amezi 2 ashire, ngo nurangiza ushake kugera ku byo waje hano mu minsi 3 mu cyumweru, icyumweru cyose ari hano, ngo munganye umugisha, ngo munganye umwuka, munganye imbaraga. Ntibibaho. Ryama uzasarura uko muri ibyo bikuryama. Ni ubwo nibwo buzima tubamo. Uyu nobara mu kwezi cyangwa mu cyumweru, nobara iminsi tube twaraye hamwe mu rugo, tube twararanye nabo. Noyibara. Urumva? Ni byiza no guhamya umuntu akiriho. Sindi ko musheshenga, oya, ndavuga realite y'ubuzima. Umuntu akitanga, undi muntu akajya hariya agapfa gucuranga gusa, akavuga ibyo ashaka, agacurika agacurukura. Komeza uvuge, undi nawe akomeze. Biratandukanye, ntibihuye, ntibizanahura. Se birumvikanyira? Ko birumvikana? Rero tugiye gusenga. Niba ari ugusenga, hari abantu bavuga ngo dusenge, ugasanga nyine ameze atya, ni nkaho cyangwa gatera akaririmbo. Hari umugabo wigeze kutubwira ati nutera isengesho ukumva n'umuntu ateye akaririmbo, uzamenye ko ariko ajijisha. Urumva? Bisobanura ahantu munumve mwebwe baririmbye. Hari igihe utera indirimbo ikanzamura. Murabyumva? Ubushize nababwiye hari abantu 4 bitwa ba destiny helpers. Abagufasha kugera aho ugomba kugera. Umuntu wa mbere ni umunyempano. Bari talented, ni umunyempano. Turabakeneye abanyempano badufasha kugera mu murimo w'Imana. Turabakeneye. Ugomba byanga bikunda, ntiwotera imbere, byanga bikunda ugomba kugira undi muntu wegamiye, umunyempano ugufasha. Birumvikana? Umuntu wa kabiri ni uwuhe? Umuntu wa kabiri ni umuntu
ugufasha ukwikorera umutwaro. Se nibyo ukwikorera iki umutwaro, ukikorana umutwaro. Buriya iyo ufite umuntu ukwikorera umutwaro, nanjye tukikorana umutwaro, mugomba kunsengera nanjye nkagusengera, tugasengerana twese. Niyo numvise Apotre Gitwaza umunsi umwe avuga ngo hari igihe Imana izi gucisha mu bintu ugasanga ngo yaguteguriye inshuti utazi ahantu runaka ikubwirira umutwaro. Semeni haleluya, twongere haleluya. Ndimo ndavuga gusenga. Umuntu yatera akaririmbo kakakuzamura, undi yatera isengesho rikakuzamura, mukaba connected. Nico gihe habaho imwindirimbo cyangwa natera indirimbo ikabazamura, twese tukinjira mu mwuka, bigatuma umuntu wese asingira iki afata iki. Ko hari igihe umuntu mutangira gusenga ukumva ateye akaririmbo rwose ukareba ni nkaho nyina ni nko kugira ngo umwanya urangire dusenge, ariko hakabundi yateye indirimbo akazamuka mwese. Niko bimera. Hanyuma rero niba ari ugusenga, senga kubita Satani, fata ibihe usenge, ntugire ngo ibintu bizapfa kwizana gusa. Tibibaho. Wumvise bari abagabo yavuze, abagabo bane, wumvise ukuntu yavuze abagabo baraje barabasanga Yesu insinzi y'abantu bagose inzu, abandi ko barashaka uko binjiramo, barareba baravuga bati no aha ni turubiti turubashobora kugira ngo abantu turabacamo. Baravuga bati rero wa muntu twasize Yesu twamubonye karakora ibitangazo, wa mwene wacu twasiziriye. Bajya inama, bahise bakora akanama kihuse. Tuvuge amen. Bahita bakora akanama kihuse, bahita bafata umwanzuro basubirayo ngo bagereye. Turamujyana gute? Mushe mubohe ingobyi, mubohe ingobyi. Barayiboha vuba speed, barangije bakubita nk'umurwayi. Gigiri na hehe naho Yesu ari. Bahagere baravuga bati uko twabisize niko tubisanze, turabigenza gute? Basaba bajya inama, iyi nzu tuyisenye. Ko murumva imbaraga bakoresheje, murumva Yesu yarabibonye aravuga ati ni igitangaza, sindabona abagabo bafite kwizera nk'uko. None bigenze bite? Yesu yagiye kubona ikigo kiramurereta hejuru, ngo yunamura amaso aravuga ati ndatangaye, aba bagabo basenye inzu y'abandi, uyu muntu bakumanuyemo gute? Azavuga ati ndahebye kwizera kwanyu, haguruka ibyaha byawe urabibariwe, genda. Kubera bari abagabo bari bakoresheje iki? Imbaraga. Nta kintu na kimwe. Mureke mbabaze, ubuzima muri mwese ninde bwari bwasanga mu rugo bakakubwira ngo naje, cyangwa niwe ujya kubushaka? Sitwe tujye kubushaka. Uzi yo mwirirwa ubuzima tugenda dushakashaka ubuzima. None hari ikintu cyari kizana kize mu rugo ngo ndaje, ngo wari wantekereje none naje ngungire cyangwa ntunge. Tuvugisha ukuri, diplome wavuye iri Nyamata uza gushaka hano kuri kuki utagumye irangwe gusangirira ko wabitekereje ko ugomba kwiga. Ikintu cyose kiraharanirwa. Ntaki ubwo buzima urimo hari umuntu wabuharaniye cyangwa wowe warabuharaniye. Nta kintu na kimwe gishobora kwiyubaka, ntibibaho. Wowe erega wowe Imana yo kuragira ngo iyo n'umuswa igezaho gute? Ifite amahame yagenderaho, mu gihe utayagendeyeho kuwasigaye watakaye, wasigaye. Ntuzayirenganye ngo uvuge ngo Imana ngo kuba itampaye ibi, dore inzira nashize yo kubigeraho, kuki utagiye ngo bigereho? Uraryama ukwezi kugashira, hari n'abaryama batanasenze.
yamara gukubita ifunguro bakinjira mu gitanda babaho. Ushobora gusiba rimwe, ushobora gusiba kabiri, ariko icyumweru kigashira urariye n'umugabo n'umugore murangize mukaryama n'abana mutasenze, mutavuze ati Imana turagushimiye. Vuga amagambo abiri. Yari umudamu nababwiye ubuhamya wasenze yavuye mu kazi yarushe yatagangaye, bagere mu rugo aravuga ati bana banjye muze hano narushe natagangaye n'akazi niriwe, none mugende muryame amaraso ya Yesu abatwikire. Bararyama. Naho mugoroba umujura yaje yinjira mu rutara munsi y'igitanda arateze, niba mara kuryama afata ifunguzo akora ibyo akora. Wa mugabo wa mujura aheruka uko umudamu yavuze ati muze dusenge amaraso ya Yesu abatwikire, nawe ahera ko agira gute arasinzira kubera ijambo iri. Mu gitondo guruguru yumva burakeye, ninde uri munsi y'igitanda? Ni wa mujura. Barahuruje baramufashe, bamare kumufata byagenze bite? Naje ku mugoroba ndinjiramo hano ufite umugambi wo kwiba n'ibyuma byose yarabifite. Habize nka saa 4 numva umudamu hamagaye abana muze dusenge, arababwira ati narushe none mugende muryame amaraso ya Yesu. Ati naho naherukiye amaraso ya Yesu niryo jambo numvise ibitotsi bita bimfatiraho. Kizwa rero barambwira bati kizwa amaraso ya Yesu. Naho wowe urarya ukaryama wagize umugisha, Imana yaguhaye ibiryo watetse, cyangwa unushaka unabwirirwa cyangwa uburara udafite n'akantu, ariko bwira Imana ati Imana ndagushimiye mu gihe nkiriho ejo nzarya. Semeni haleluya. Twongere haleluya. Haleluya. Giye gutanga haleluya mu izina rya Yesu. Amen. Isesere gera ahantu izunguze ikubite hasi kubw'imbaraga zo kwizera z'ijambo ry'Imana twumvise. Haleluya. 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 Ufite aho uyohereza, ntukajye ugira ubute mu gihe cyo gusenga, ntukajye ugira ubute mu gihe cyo gusenga. Amen. Tuzamure Yesu cyubahiro. Gerageza ureba aho yerekeza, niba ari mu rugo, niba ari mu bana, niba ari mu bikorwa byawe, niba ari mu buzima bwari bwo bwose, uyerekeze ubwira ngo Mana ariya majwi yose aceceke mu izina rya Yesu. Himbazwe Mana. Tugende. Wamaze kumenya aho yerekeza? Wamaze kumenya aho yerekeza? Yego. Haleluya. 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 Amen. Iyo Mana dusengira komeye, Ni Imana itabura guseruka, ni Imana yumva amasengesho, iyo Mana dusengira komeye, iyo Mana dusengira komeye, Imana itabura guseruka, iyo Mana yumva amasengesho yabera, iyo Mana dusengira komeye, iyo Mana dusengira komeye, Imana itabura guseruka, iyo Mana yumva amasengesho Imana itabura guseruka, Imana yumva amasengesho, Imana dusengira komeye, Imana dusengira komeye, Imana itabura guseruka, Imana yumva amasengesho yacu, Imana dusengira komeye, Imana dusengira komeye,
irakomeye, Imana itabura umugambo, Imana yumva amasengesho, Imana dusenga irakomeye, Imana dusenga irakomeye, Imana itabura guseruka, Imana yumva amasengesho, Imana dusenga irakomeye, Mami ndategereje gusinyira icyo wambwiye, Haleluya, 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 Haleluya. Jya usenga wagize ikintu utekereza imbere y'Imana. Hari amasengesho tugomba kujya dusenga ahindura akazana ibiri kure tukabikura tukabyigiza hafi, ibyari mu magambo bikigira hafi tukabisingira. Yavuze ngo tugaruze ibyacu, igihe cyose utarabigaruza ntibizagaruka. Igihe cyose utarabikura ngo ubutunzi bwawe ubuzane, ubuzima bwawe ubuzane, Imana nta na kimwe idashoboye, nta na kimwe. Wakagombye kunyurwa n'ahantu uri, umwaka ukaza ugashira, undi ukaza ugashira. Kandi dusenga Imana ijya ibikora mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere, hari igihe Imana ijya ibikora ishaka kutwigisha ngo twereke imbaraga zayo, natwe tugakomeza kwigirayo tuyegera, tuyisanga, tugiriye imuhengeri. Igihe tuzagerera imuhengeri neza, Imana rero ikaduha amafi, ikaguha. Igihe wagereye iriya imuhengeri, Imana ikaguha. Icyo ni icya kabiri. Biterwa nawe, wowe amahitamo yawe. Ushobora kunyurwa ugahitamo n'ahantu uri, umwaka ukaza ukahagusanga uri muri kazengerera, ukajwigira kugeza aho uzatahurira n'ubwenge bwawe, ukavuga ngo hari Imana ngomba guhamagara. Ubushize nababwiye Yabesi, hari imigisha 7, ariko naratangana Yabesi. Hari imigisha 7 yaje mu isengesho Yabesi yasenze, kandi asengeye ibintu 4, ahabwa imigisha 7. Naratanga. Kandi Yabesi yari umunyamahanga, ntabwo Yabesi yari umuyuda, ariko yaratahuye, aratahura, aravuga ati Mana ya Isiraheli. Niyo mpamvu yanasenze ngo Mana ya Isiraheli. Yari mu miryango 2 yavanye n'Abisiraheli muri Egiputa, hamwe n'umuryango wo kwa Kalebu. Ntabwo ngiye Imana ashaka kubereka uburyo bwo gusenga. Igihe cyose utaratahura mu bwenge bwawe ngo urebe uvuga ati mwacu ibi bintu ntibyakagombye kugenda kumera gutya, ngo utahura uvuga ati mu buzima bwanjye ibi bintu simbishaka, ndabyanze. Ntitwahora mu buzima bwo gupfundikanya buri gihe cyose. Dufite Imana dusenga, Imana igomba kuduha ubuzima bwiza, ubuzima bukirijwe burushaho kumenya Imana, ubuzima dufite undi muntu yambona ntasuzugure. Uyu mwaka nzabirwanya mu izina rya Yesu, kandi bizashirwa nkandagiye handi hantu. Imbaraga z'Imana. Ubwo twamaze gutahura tugasenga Imana, tugasenga Imana, Imana izayumva gusenga kwa abandi. Amajwi y'abantu yihorere, abandi reka bacurange bavuga uko bavuga, wowe komeza usenge gusa. Igihe cyose unaniwe, ni igihe cyose uzaba ufite aho werekeye, warangiza ukagaruka ugahindukirana amajwi mabi, ukaza guhangana nayo, urwana nayo, bizaba bikwiciye destiny yawe, bizaba bikwiciye urugendo rwawe. Yihorera amajwi asakuze, ariko umuntu yo kwiruka ajya mu mugisha, warangiza ugasohoka ukagaruka mu bigambo, mu kwicukiro, mu myanda. Urashaka iki? Byihorere wowe, komeza icyerekezo cyawe gusa. Niba ari ugusenga, senga, shyiramo imbaraga, senga. Ibindi biri inyuma byihorere. Mama, senga, ibindi biri inyuma byihorere. Kandi muri iki cyumweru hari icyo Imana igiye gukora mu rugo rwawe. Haleluya. Muri iki cyumweru uratangira kubona ikimenyetso. Mujye mwihangana, sinzi uko bijya biza. Bwira nabo bose bashaka kwiyahura, dufite Imana itabara bayo, iyo dusenze iratwumva. Rangurura
bashaka kwiyahura dufite Imana itabara bayo iyo dusenze iratwumva rangurura maze utangariza abafite intimba bwira n'abo bose bashaka kwiyahura dufite Imana itabara bayo iyo dusenze iratwumva we iyo dusenze iratwumva we iyo dusenze iratwumva we iyo dusenze Imana iratwumva we iyo dusenze iratwumva we iyo dusenze Imana iratwumva we iyo dusenze Imana iratwumva we. Yego nakire haleluya. Uku kwezi za haleluya nizo zaje murije munsinzi. Amen. Mwakire haleluya. Haleluya. Muyakire tujye dukabukira abazimu hano mu kirere badutesheje umutwe mu izina rya Yesu. Haleluya. 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 Baba sifa kwa Mungu. Ndio. Igira hano papa. Tugiye gutanga haleluya kuri uyu mwana. Ni umugabo nubwo mwise umwana nawe afite umwana. Tugiye kuzingura kandi muri haleluya turazingura ubuzima bwe niturangiza tubushinganishe hano muri Musanze. Yego Imana ireba, Imana yumva kuruta uko abantu bashobora kumva. Iyo kandi Imana warakoze kumva kuba warateye intambwe uzazamukira hano muri Musanze abantu babireba. Haleluya. Uranumvise? Uzazamukira hano muri Musanze abantu babireba. Uhumure, ureke kugira ubwoba bw'umuryango, ureke kugira ubwoba wowe ukorera Imana gusa, usenga Imana, ntukajya wita ku kazi cyane. Imana izabyitaho byose, Imana izabyitaho. Kandi muri ibi biganza byawe n'umukoresha wawe azabona ko birimo umugisha, kandi aho niho uzagenda wuririra. Uyu mwana mumutungeho ibiganza, uyu mugabo mumutungeho ibiganza. Dutanga haleluya mu izina rya Yesu. Azazamukira hano Musanze mubireba. Muranumvise? Haleluya. 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 Amen. Siramu gisimba sha. Nawe wumve ko hari insinzi ku buzima. Wumve ko hari insinzi mu rugo rwawe. Amaraso ya Yesu abatwikire mu izina rya Yesu. Jambo ry'Imana rirarema, ijambo ry'Imana ingo zidakomeye, ugarura umubano
abantu baza bagira ngo nibyo twikora. Hari Imana twamenye, hari Imana tuzi, hari Imana dusenga, hari Imana ifite imbaraga. Mama, ntugire ubwoba, ibyawe ntavugiye hano, Imana igiye kubijyamo. Kandi kubwo umutwaro ugira mu mutima wawe, Imana igiye kubijyamo yonyine, igiye kubijyamo kandi igiye kugusapurayira. Igiye gusapurayira. Dore icyo tugiye gukora, tugiye kumutunga ibiganza twese. Niturangiza twese turajya abari hano babyina, turazenguruka kariya turabyina turi hariya kuri ntuza, kuri kabine. Yagira uwinjiramo imbere, turabyina hariya tuzengurutse kuriya. Mwanumvise? Turi muri operasiyo rero cyane. Haleluya, haleluya, Amen. ntimukajya musigara ngo muranga, tube turi mu kazi. Kongere kandi haleluya, 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 niyo izo haleluya ko ari eshatu. Inzira zitatu Imana igiye kukugobokamo. Zari zarafunze, wari usigaranye inzira imwe, izi zindi zirafunze. Imana yo igiye kubijyamo, igiye gutuma kuyireba ibikore kandi bishoboka. Mu izina rya Yesu, mwamufite imbaraga n'ububasha. Nyamara Imana niyo yonyine ukabikaba. Wowe uracuranga, umva, nababwiye muze tubyinire hano, muze. Wowe ucuranga uri iyo ngiyo. Kenshi nakumvise umutima wanjye urakwizeye. Curanga. Yesu, turatwica mu izina rya Yesu. Allah, zamanda babara safame.
Yesu cyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Zamura ibiganza byawe ubihetse kubw'umugisha w'Imana. Bizamure rwose. Zamura ibiganza byawe. Tera intambwe imwe imbere yawe. Haleluya, haleluya. Mpagaze. Sube mpagaze. Uyu mugoroba tugiye kubohoza, tugiye gutwikurura mu izina rya Yesu. Niyo tugiye guhamagara ubwiza budasanzwe. Mvuze make ariko tugiye gusenga. Haleluya, amen, haleluya, haleluya. Mary Mekite Darima Darima. Yeah. Amen. Umva, niba utagira ishari kandi ubu twakoze igikorwa gikomeye, hari ikintu cyabaye mu isi. Niyo, hari ikintu kibaye. haleluya. Utwiyereke turagukeneye. Muzamura ibiganza mu mutunga amaboko mwese. Muntu wizeye imikorere y'Imana wese. Haleluya, 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 haleluya. Amen. Amen. Watu wote wanakusoma. Hahirwa baba munsi. Ariko Imana ndayikunda. Bahora bagushima. Imana ndayikunda. Iki ni igihe cyawe. Iki ni igihe cyawe cyo kwambikwa ingofero. Diriba. Diringalema. Dalila fori mariga sanda. Bliba fori. Hahirwa baba munsi yawe. Tangolo mara. Bahora bagushima. Dirangalo morma. Tangolo furuba. Mumutungi biganza. Haleluya! 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 Umva, ugenda uruhuke.
bizaza by'ibitano bya buzima. Yes. Turanga papa. Hari ibintu tugiye guhamagara mu izina rya Yesu. Guhamagara umugisha wagiye uburizwamo, umugisha w'urugo rwawe, umugisha w'urugo rwawe uhereye n'abana bawe. Tugiye guhamagara umugisha waburijwemo kuva kera kugira ngo nawe wishime ukugereho n'abana bawe. Tugera hose sibyo? Mujye munkurikira, murambura ibiganza tumutunge twese. Ariko muzi ko mufite imbaraga cyane. Nta gupfa gukorera ibintu gihorera, nta gupfa gukora ibintu gusabije. Tugendere kuri gahunda, tujye tugendera kuri gahunda. Nibwo buryo bwo gufashanya, nibwo buryo tuba twasenze twese turi umubiri umwe twese. Haleluya, Haleluya! haleluya, Haleluya! Haleluya! haleluya, Haleluya! amen, Amen. Yesu nawe Baba tugiye gusenga. Egera umuntu umwe mufate mu kiganza, mufate ibiganza byombi, mufate ibiganza byombi, mufate ibiganza byombi. Tugiye gusenga. Wabyumvise? Tugiye gusenga. Umusengere, 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 umusengere. Senga, windeba senga, musengere mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Senga, 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 senga nawe. Mana y'imbaraga n'ubushobozi, Mana itabara, Mana igiturwanirira, Mana igitwitaho, Mana igiturengera, Mana igituvuganira.
Mana igidukiza indwara zitumuke mu izina rya Yesu. Indwara zitumuke mu izina rya Yesu. Indwara zihunge, abazimu bahunge, abadayimoni bashe mu izina rya Yesu. Aho bituruka hose, haba ari ku marozi, haba ari ku bapfumu, haba ari ku mukonikoni uwo ari we wese, aho bituruka haba ku manywa na nijoro, turabitwitse, turabisenye mu izina rya Yesu. Ariya majwi yose turavuguruza mu izina rya Yesu. Aho Satani yatudindiritse, turarekuye, turavanayo mu izina rya Yesu. Ibyacu n'abacu mu izina rya Yesu. Mu miryango yacu, abana b'abahungu n'abakobwa, abadamu n'abagabo mu izina rya Yesu. Abana batoya mu izina rya Yesu. Data ufite imbaraga zo kutwigiza ahandi, ufite imbaraga zo kutwigiza imbere, ufite imbaraga zo kudushoboza. Tumaze igihe twiganyira, tumaze igihe twihebye, tumaze igihe twihebura. Mwami Yesu, turagufite. Ni wowe mutabazi wacu, ni wowe murengezi wacu, ni wowe ujya utuvuganira. Mwami, vuganira iyi miryango, vuganira urugo, vuganira uyu mugabo, vuganira uyu mudamu, vuganira uyu mukobwa, vuganira uyu muhungu, vuganira itorero ryawe mu izina rya Yesu. Ubutunzi Satani yatwaye turabugaruza, ibyishimo Satani yatwaye turabigaruza, abasubiye inyuma turabagaruza mu izina rya Yesu. Umucyo wawe umurike mu miryango yacu, ahacuze umwijima hose hongere hake. Mwami, hongere hagenderwe. Inzira zasibye zongere zisibuke, ubuzima bwadindiye bwongere buhaguruke, abicaye bahaguruke, abaryamye bakanguke, abasinzire bave mu bitotsi mu izina rya Yesu. Ufite imbaraga Mwami, tanga akazi, wowe ubeshejeho abantu, tanga imirimo, wowe ubeshejeho ubwoko bwawe. Turagushimira Mwami kubw'imirimo yawe ikomeye, irenze iyo twavuga. Ineza yawe irenze uko twayivuga. Ni wowe guhimbazwa, ni wowe gusingizwa mu izina rya Yesu. Amakwe yose yadindiye, amakwe yose yafashwe mu bakobwa bacu n'abahungu mu izina rya Yesu, uyabohore Mwami. Uyu mugoroba turabohoje mu izina rya Yesu. Turabohoje kubw'imbaraga zima, turabohoje mu izina rya Kristo. Ufite imbaraga, ntujya unanirwa, ntujya utsindwa. Uri Imana ikora, uri Imana yumva, uri Imana igitabara ku manywa na nijoro. Mwami, zamurira Yesu ibiganza niba wizeye ibyo wasenze n'ibyo wasengewe. Hallelujah, 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 amen, amen. Kubitama agasimba tuzoze, wakira ibyo wasengeye mu izina rya Yesu. Yakire mu kwizera. Mwami Yesu, Mwami Yesu, Mwami Yesu, Yesu. Yesu turagushimiye. Uyu mugoroba tugusubiza icyubahiro Mwami, kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe. Ni wowe utubesheje, ni wowe utugaburira, ni wowe utwambika. Niyo mpamvu natwe duciye bugufi imbere yawe, tuzamuha icyubahiro cyawe. Wakoze kubwa buri wese wabashije kwinjira uyu mugoroba. Mwami Yesu, muhe umugisha. Insinzi yawe tuyitahane Mwami, tuyigendane Mwami.